dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kubara. Igitabo cyo kubara igice cya mbere umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Kubarwa kwa Abisirayeli. Uwiteka abwirira Mose mu butayu bwa Sinayi ari mu ihema ry'ibonaniro ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa kabiri k'umwaka wa kabiri bavuye mu gihugu cya Egiputa ati: umubare w'iteraniro ry'Abisirayeli ryose nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuruza ari, mubare amazina y'abagabo bose umwe abamaze imyaka 20 cyangwa isaga bavutse abo mu Bisirayeli bose babasha gutabara. Wowe na Aroni mubabare uko imitwe yabo iri, mufatanye n'umuntu wo mu muryango wose w'umutware w'inzu y'abasekuruza. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro rero ku munsi nk'uyu ni umunsi w'umugisha kandi umunsi dufite umunezero mwinshi kuko ni umunsi tumara icyumweru dutegereje kandi tuzi neza ko Imana ishaka kuduha umugisha. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ndetse sezerano Imana iduha ku bw'iki cyumweru, abantu bashobora kujya ku rugamba. N'ubundi twasomye muri iki gitabo cyo kubara igice cya mbere umurongo wa mbere tugeza ku murongo wa 19, kandi ndashima Imana kubwo iteraniro ryiza ry'uyu munsi, kubw'umwanya wo guhimbaza no kuramya, kubw'abaririmbyi badufashije. Kandi nahoze nshima Imana indirimbo yagiraga iti: Uwiteka amenya imiryamire yanjye, Uwiteka amenya imibyukire yanjye n'imigendere yanjye, Uwiteka abana nanjye buri mwanya. Imana ishimwe cyane. Iri ni ibanga rikomeye cyane rero, kandi ni ukuri tubashije kugira ngo dusobanukirwe buryo ki Imana ibana natwe, buryo ki Imana ituzi, buryo ki Imana izi ibyo dutekereza n'ibyo tuvuga, byanze bikunze twahabwa umugisha. Imana ishimwe cyane. Nanone kubw'amashimwe yatambutse muri iteraniro ubwo twashimaga Imana, hari uwashimye Imana agira ati: ndashima Imana kuko umunsi w'ejo wari umunsi mpuzamahanga werekeranye n'abafite uburwayi bwo mu mutwe. Ati kandi ndashima Imana kuko muri iteraniro ryacu ntawe ufite ibyo bibazo by'uburwayi bwo mu mutwe. Iryo ni ishimwe ryabashije gutambuka. Ariko uyu munsi cyane cyane muri iki cyumweru dutekereza kuri iri jambo, abantu bashobora kujya ku rugamba. Ni ngombwa ko dusobanukirwa muri iki gihe hariho ibibazo byinshi cyane cyane bishingiye no kuri ubwo burwayi bwo mu mutwe. Ejo umuryango ushinzwe ubuzima bw'abantu nibwo watangazaga yuko buri segonda hari umuntu byibuze umwe wiyahura ku isi. Nuvuga ngo barabaruye basanga byibuze buri segonda, kandi si ibibazo byo kwiyahura gusa. Nuvuga ngo ibibazo byo mu mutwe, izo ndwara nuko kutagira uburuhukiro, nuko kugira ibintu by'agahinda gakabije, ni ibibazo bikomeye cyane, ndetse n'umujinya urenze urugero. Ngira ngo mujya mubyumva no mu makuru, mujya mubona buryo ki ukabona umuntu mugenzi we yamutemye, ukabona umuntu niba ari hagati y'umugabo n'umugore, niba ari hagati y'umubyeyi n'umwana. Mbese usanga ibibazo biriho, ibibazo byo mu mutwe ni ibibazo bihangayikishije isi. Kandi nk'uko ejo byatangazwaga ko by'umwihariko itariki 10 z'ukwezi kwa 10 ni umunsi isi yose iba yazirikanye ibibazo byo mu mutwe. Ni ngombwa cyane rero uyu munsi, cyane cyane murabizi ko nayo batangarije ku cyumweru gishize, uyu munsi turakomeza twinjira mu gitabo cyo kubara. Ariko mbere yuko twinjira mu gitabo cyo kubara, reka mbabwire ngo tudasobanukiwe igitabo cy'itangiriro neza, ibibazo byo mu mutwe, ibibazo isi ihanganye nabyo, ibibazo by'uburakari bukabije, ibibazo byo kubura uburuhukiro, umuntu akaryama akabura ibitotsi, ibibazo byo kurwana, ibibazo mbese ibyo byose by'indwara zo mu mutwe. Buri gitondo iyo nzamutse umusozi ngiye mu myitozo, hari ahantu njya nkunda gusanga ni umudamu ufite ibibazo byo mu mutwe, aba yiryamiye hanze ku gasozi. Ariko ndi kwibaza muri iki gihe cy'imvura, ndamutekereza nkumva, kuko buri gitondo iyo nzamutse umusozi hari aho musanga yiryamiye, ariho aba yaraye, kubera ko afite ibibazo byo mu mutwe. Afite ibibazo byo mu mutwe ndetse we ubona ntacyo bimutwaye rwose. Ni ibibazo bikomeye cyane. Reka mbabwire ngo uyu munsi koko ntabwo turagaruka mu gitabo cy'itangiriro, turinjira mu gitabo cyo kubara. Ariko ni ngombwa yuko dusobanukirwa igitabo cy'itangiriro. Udasobanukiwe ibyacyo nta nubwo wasobanukirwa ibibazo byo mu mutwe, nta nubwo wamenya igisubizo. Igitabo cyo kubara rero ni igitabo
kitwereka uko imivumo n'akaga n'ibiza byatangiye. Ni igitabo kitwereka ibibazo byo mu mutwe uko byatangiye. Ni igitabo kitwereka ntabwo ari ibibazo gusa, ntabwo ari imivumo gusa, ntabwo ari ibiza gusa, ntabwo ari akaga gusa, ahubwo icyo gitabo kitwereka n'igisubizo kimwe rukumbi Imana yatanze, aricyo Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Icyo gitabo rero kitwereka buryo ki Satani yaje agasanga Adamu na Eva aho bari bibereye muri Edeni, noneho rero akabinjira mu bitekerezo, akabavanga, akabashyiramo kutizera, noneho kubera ko kutizera bagacumura, bamara gucumura bagatandukana n'Imana. Icyo gihe akaga n'ibiza n'ingorane byahise bitangira. Muri icyo gitabo cy'itangiriro nanone twabonye yuko igisubizo cyangombwa cyane, igisubizo cya burundu niho tugisanga mu Itangiriro igice cya 3:15. dusangamo urubyaro rw'umugore ari we Kristo. Urubyaro rw'umugore ari we Kristo. Nuvuga ngo Kristo niwe uza agakemura ibyo bibazo by'indwara zo mu mutwe, niwe ukemura ibyo bibazo, ibyo biza ndetse n'akaga bya bindi abantu badasobanukiwe, uwo ni uza akabikemura. Niyo mpamvu rero aho ngo mu gitabo cy'itangiriro tubona buryo ki Satani yaje agateza ibibazo, ariko tukabona n'umugambi w'Imana wo kohereza Yesu Kristo kugira ngo ze atubohore, atuvane mu bata bw'icyaha, atuvane mu kaga, atuvane mu biza ndetse atuvane mu byorezo. Icyo ni igitabo cyo kuva. Haleluya. Ni igitabo cyo kuva mu maboko ya Satani, kuva mu buretwa bwa Egiputa, kuva mu kikubaza. Nuvuga igitabo cyo kuva ni ukuva mu byishimangiye, ni ukuva mu mizi mibi ndetse na kamere mbi, noneho ukinjira mu mugambi n'umuteguro mwiza w'Imana. Icyo ni igitabo cyo kuva gikurikiye itangiriro. None ikibazo umuntu yibaza, ese ibyo byishimangiye ndabivamo gute? Ese ko mbimaze mw'igihe? Ese ubwo bubata nabuvanwamo n'iki? Icyo ni igitabo cy'Abalewi. Igitabo cy'Abalewi kitwereka buryo kituza imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Amateraniro nk'aya turi imbere y'Imana. Icyo ni igitabo cy'Abalewi. Igitabo cy'Abalewi kitwereka umumaro w'urusengero, akamaro k'urusengero, ndetse n'uburyo ki tugomba kujya imbere y'Imana turangajwe imbere n'Abalewi. Abalewi n'ubundi bari barashinzwe umurimo mu rusengero nk'uku nguku, n'ubundi ariko n'andi moko yandi y'Abisirayeli nayo yabaga afite ibyo agomba gukora mu rusengero, byaba ari ukuzana ibikoresho byejejwe. Murabibuka neza ba Bezaleli na Horiyabu, abo bari bashinzwe n'ubundi gutunganya ndetse no kurema no kubaza no gucura ibyari bikenewe kubwo mu rusengero. Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo igitabo cy'Abalewi kitwereka buryo cy'Imana ari yera, kandi natwe tugomba kuyegera twejejwe. Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo uyu munsi waretse gahunda zawe, uri imbere y'Imana kubw'ijambo ry'Imana, kugira ngo n'ubundi ubashe gusa n'Imana, kuko Imana ni yera, nuko natwe tube abera. Imana ishimwe cyane. Icyo ni igitabo cy'Abalewi. Tumaze kujya imbere y'Imana rero nguko Imana imaze kutwakira mu buryo bw'amateraniro, twaba mu buturo bwera, twaba mu mahema yo guhura, ndetse twaba mu mahema yacu bwacu. Aho ngaho nanone dukenera ibanga ryo gusobanukirwa abantu bashobora kujya ku rugamba. Abantu bashobora kujya ku rugamba n'uvuga ngo abana b'Imana. Icyo ni igitabo cyo kubara. Igitabo cyo kubara kiratwigisha buryo ki hari abantu Imana yatoranyije. Imana ishimwe cyane. Hari abantu Imana yatoranyije mu miryango yose y'Abisirayeli. Imiryango yose nuvuga ngo namwe muri hano n'abandi bari imbere y'Imana aho bari mu mahema ataramwe, Imana yaragutoranyije. Kubw'ibyo uyu munsi turagomba kumenya ese kuki Imana yadutoranyije abantu bashobora kujya ku rugamba. Nuvuga ngo aho ngaho tuvuye mu gitabo cy'itangiriro kuva Abalewi tugeze mu gitabo cyo kubara, kandi turakomeza muri aya mezi. Kuva uyu munsi ijambo ryo ku cyumweru rizaba rishingiye n'ubundi ku bwoko bw'Imana, ab'Imana yatoranyije. Reka mbabwire ngo ahangaha icyo Imana ishaka ni ukugira ngo twinjire mu urugamba. Ariko reka mbabwire inkuru nziza, turwana urugamba twamaze kunesha. Imana ishimwe cyane. Kuko iyo bavuze urugamba hari abagira ubwoba, ese bazandasa, ese nzabyitwaramo gute, nzakoresha ubuhe buryo? Reka mbabwire ngo turwana urugamba twamaze kunesha. Murwane urugamba rwo mu mwuka. Imana ishimwe cyane. Igitabo cyo kubara tugiye kukimaramo ibyumweru byinshi, ariko buri munsi ujye uzirikana ngo turwane urugamba rwo mu mwuka, kandi ujye uzirikana igitabo cyo kubara ubundi tubonamo inshuro ebyiri zose Imana ibwira Abisirayeli ngo babashe kubarura, babashe gukora ibarurisha mibare.
kugira ngo bigaragare neza. Ahangaha kubara kwa mbere, ubundi kubara kwa kabiri tuzabisanga mu gice cya 26. Icyo gihe tuzaba twenda kurangiza igitabo cyo kubara, ariko Imana yari ikeneye kugira ngo hakoreshwe ibaruramibare kugira ngo bisobanuke abafite imyaka 20 no kuzamura. Reka mbabwire igitangaje muri iki gitabo cyo kubara. Iki gitabo cyo kubara kiratangaje kuko urabona hari hashize imyaka 2 bavuye muri Egiputa. Reka mbasomere umurongo wa mbere twasomye. Ngo Uwiteka abwira Mose mu butayu bwa Sinayi ari mu ihema ry'ibonaniro ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa kabiri k'umwaka wa kabiri bavuye mu gihugu cya Egiputa. Nuvuga ngo bari bamaze imyaka 2 none bari kwitegura urugamba rwo kwinjira i Kanani. Baritegura urugamba rwo kwinjira i Kanani, kandi binjiye i Kanani nyuma y'imyaka 38. Uhereye uyu munsi habayeho ibarushamibare byo kureba abashobora kurwana. Imana itugiriye neza. Kubera iki? Kuko kwitegura ni kare. Kwitegura ni kare. Uwatuyoboreye gahunda yahoze avuga ati igihe kizaza kugira ngo ugitegure ni ugukora uyu munsi. Niyo mpamvu imyaka 2 ishize habayeho kureba uko bahagaze, habayeho kureba buri muryango uko uhagaze. Noneho kandi muri uku kubarura no kubona uko bahagaze byari ngombwa cyane, kandi byari bishingiye kugira ngo buri wese amenye aho abarurirwa. Kandi twenda kurangiza ijambo ry'uyu munsi turi busange yuko buri muryango wagombaga guhagarara ugashinga ihema. Nuvuga ngo iyo tugiye gukora urugamba tukarwana, tugomba gushinga ihema ry'intsinzi, ari ryo Kristo. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero ijambo ry'Imana ritwereka yuko turwana urugamba twamaje kunesha, kandi urwo rugamba twararunesheje. Kubera iki? Kuko Yesu ni Kristo. Bishatse kuvuga ngo Yesu ni Kristo, niwe gisubizo cy'ibibazo byose by'umuntu. Niwe gisubizo, niwe ubasha gufata ibitekerezo byacu handi biba byadukomereye, cyagiye uburakari buba bwabaye bwinshi, kwa gutuza byabuze, maze akavuga ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Icyampa ngo iriya tariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 isi yose igisobanukirwa ko amahoro, uburuhukiro, umunezero biri muri Kristo Yesu gusa. Icyampa ngo buri wese ufite ikintu ashinzwe gukora asobanukirwa ibanga ryo mu gitabo cy'Itangiriro, igitabo kitwereka uburyo akaga n'ibyo bibazo byatangiye, kandi icyo gitabo kikatwereka buryo ki Kristo ari we rubyaro rw'umugore wasezeranijwe n'Imana, ari we ubasha gukemura ibyo bibazo. Icyo gihe nibwo isi yabasha n'ukuri gutuza kandi ikagira amahoro ashingiye ku Mana. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero turarwana urugamba Imana yamaze kunesha muri Kristo Yesu. Muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 45 tubona ko Yesu yaratwitangiye kugira ngo ahagarika akaga n'ibiza n'urubanza rwa Gehinomu. Kubera iki? Kuko abanyabyaha ubundi tugomba gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba ntago ari urupfu rusanzwe. Urumva, tugomba gupfa urupfu rwo ku musaraba, ariko Kristo araza aratwitangira ku musaraba, araza ajya ku musaraba maze ngo yireherezaho benshi, aradupfira. Kubw'ibyo rero tuzabaho, tuzabanaho nawe nk'uko yagiye kudutegurira. Turwana urugamba rero twamaze kunesha. Ikindi nuko muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 6 hatubwira neza, umwami Yesu aravuga ati nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data nageze gute ntamujyanye. Haleluya. Ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Nuvuga ngo umwami Yesu Kristo ubwo twari dutatanye, ubwo twari tubuze inzira, yaraje atubera inzira. Niyo mpamvu Nikodemo ngo yaramugendereye ninjoro ajya kumubaza ikibazo, ati ariko ndabyumva mwigisha, ariko ikibazo mfite ni kimwe, ese ubu ngubu nabasha kongera nkabyarwa ubwa kabiri gute? Reba ukuntu ngana, reba ukuntu na mama wabyaye angana, ariko ubu nakwinjiramo nkongera nkavuka, byagenda gute? Rero ni ibanga ryo mu buryo bw'umwuka, ni urugamba rwo mu buryo bw'umwuka. Nuvuga ngo kubyarwa ubwa kabiri ni uguhinduka icyaremwe gishyashya. Icyo ni igitabo cy'Abalewi, tugahinduka ibyaremwe bishya, tukegera Imana, tukagira ibanga ryo kuramya, tukagira ibanga ryo gusenga. Noneho igitabo cyo kubara, ndagira mbabwire ngo abakiriye Yesu Kristo amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Icyo ni igitabo cyo kubara. Nuvuga ngo igitabo cyo kubara abakiriye agakiza, amazina yanyu mwese n'abandi bizera aho bari hose, nuvuga ngo amazina yanditswe mu gitabo cyo kubara. Aho ngaho rero ku munsi wa nyuma nibwo ayo mazina, ndetse no mu byahishuwe muri iki cyumweru tuzakomeza dusoma Bibiliya, ngo nuko abanditswe muri cya
cya gitabo ngo nuko marayika ngo maze impanda imaze kuvuga ngo maze icyo gitabo kirabumburwa nuko buri zina noneho ryanditswe muri icyo gitabo ntabwo bazareba ikindi kintu kindi. Twebwe abantu ahari ari twe dushinzwe kugira ngo abantu babone ubugingo, hari ibyo twarebaho byinshi, twareba dukurikije umuntu wabonye amajwi menshi, umuntu abantu bakundaga ku musozi, umuntu wazaga gusenga nk'uku ku munsi w'amateraniro azindutse, umuntu mbese witangaga mu gihe itorero rifite umushinga wo gukora, mbese twareba ibintu nk'ibyo byinshi cyane. Ariko reka mbabwire ngo umunsi w'amateka ikizarebwa ni igitabo kizabumburwa, noneho rero bakareba ko izina ryawe ririmo. Haleluya. Niyo mpamvu muri Matayo igice cya 7:21 hari abazabwira umwami Yesu ati ariko ntago watubonye cyagiye mu iteraniro, ntago watubonye nari ndi muri korali, ngo azababwira ngo mvi imbere ntago nigeze nkubona sinakumenye. Kubera iki? Kuko ntago Imana igendera ku marangamutima, ahubwo ireba ku gitabo, ireba izina ryawe ko ririmo. Haleluya. Iyo ni irangamimerere, kandi niyo mpamvu burya agakiza ari ngombwa kwiyandikisha kugira ngo ube umwana w'Imana. Nta kindi kizarebwaho, amazina azasomwa, igitabo kizabumburwa. Icyo ni igitabo cyo kubara rero, icyo ni igitabo cy'abahawe ubugingo. Imana ishimwe cyane. Icyambere rero tugomba kuzirikana ibintu bitatu muri iki cyumweru. Icyambere, uragomba kugenda wishingikirije ku mbaraga ziva mu ihema ry'ibonaniro, imbaraga ziva mu gusenga, imbaraga ziva mu ijambo ry'Imana, imbaraga ziva ku bisubizo Imana itanga. Imana ishimwe cyane. Nuba ngo urugendo rwawe muri iki cyumweru, zirikana yuko imbaraga ziva mu ihema, mu buturo bwera, mu rusengero. Uyu munsi waje gusenga, uyu munsi uri imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo zirikana izo mbaraga z'uyu munsi zishingiye ku ijambo, zishingiye ku gusenga, na bya bindi washimiraga Imana yagukoreye, ibyo bikubera imbaraga. Winjire muri iki cyumweru maze uzatahukana intsinzi buri munsi. Imana ishimwe cyane. Ni ukubera iki? Kuko turi imbere y'Imana, hari byinshi tubona mu rusengero, tubasha kubonamo isanduku y'isezerano, tubasha kubonamo igicaniro, tubasha kubonamo igikarabiro, tubasha kubonamo ameza y'imigati. Ibyo byose tukabibona kugira ngo bidukumbuze Kristo ari we waje akatwitangira. Ndetse niyo dufite ifunguro rigera, murabizi neza, tuba tuzirikana umurimo Kristo yakoze. Kubw'ibyo imbaraga tuvana muri uku gusenga, imbaraga tuvana imbere y'Imana nk'uko turi mu rusengero cyangwa se duteraniye mu ngo iwacu, ni imbaraga zidasanzwe kandi tugomba kuzirikana buri munsi. Bisobanuye rero ko dukeneye kuzuzwa umwuka wera kugira ngo dutere intambwe, kandi igihe cyose Abisirayeli bahuraga babashaga kujya mu ihema ry'ibonaniro, ibibazo babaga bafite byarakemukaga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri rero, uragomba kugenda wishingikirije ku mbaraga za misyo. Imbaraga za misyo, reka nkubwire ngo Imana ishimwe cyane, kuko ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwaraje butugeraho natwe. Muzi ko itorero ryatangiye ku munsi wa mbere ubwo intumwa zuzuzwaga umwuka wera. Umwami Yesu yari yarabwiye ati nuko muzabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, namwe muzaba abagabo bo kumpamya, uhereye Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo ijambo ry'Imana ryatugezeho rero. Niyo mpamvu imbaraga dukeneye kugira ngo twinjire i Kanani, turagomba gufata ibanga rya misyo. Bishatse kuvuga ngo turagomba gutekereza buryo ki ubu butumwa bwiza, inkuru nziza, ubuntu bw'Imana bugomba kugenda bukagera no hirya kure cyane. Imana ishimwe cyane. Kandi icyo dukora cyose, intambwe dutera, reka nkubwire mwene data muvandimwe, no gusenga kwawe birahagije kugira ngo Imana igire icyo ikora. Ubwo ejo twahabwaga raporo y'icyo kibazo cyerekeranye n'ibibazo byo mu mutwe kandi bihangayikishije isi. Nuvuga ngo ibihugu bigeze kuri 150, ibihugu bigeze kuri 150 nibyo bihugu byonyine bimaze kwishyira hamwe kugira ngo bihangane n'icyo kibazo. Ariko reka mbabwire, byatangiye muri 1992 nibwo ibihugu byishyize hamwe kugira ngo bijye byizihiza uwo munsi. Dukeneye imbaraga za misyo rero. Ntabwo tugomba gutekereza ku bihugu 150 gusa. Murabizi ko icyifuzo dusengera nuko ubutumwa bwiza bugera mu bihugu 237. Nuvuga ngo ibihugu byose byo ku isi, kuko umwami Yesu yaravuze ati mu mahanga yose abaremwe bose bo mu moko ataramwe, mu ndimi zitarimwe, babwirizwe ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Niba utagiye no kugenda, sengera abagenda. Niba utagiye se no kubasengera, byibuze batera inkunga, mbese ufatanye nabo, byibuze umwohereze message, umubwire uti turi kumwe mukozi w'Imana. Haleluya. Noneho umusengere ku Mana. Imana ntizabura kuguha umugisha. Kubw'ibyo rero Imana igufitiye umugisha
igufitiye umugambi wo kwinjira i Kanani. Imana igufitiye umugambi wo kwinjira i Kanani. Ndagira ngo nkwibutse ko ntabwo Yorodani yakubuza gutambuka, ntabwo inkuta za Yeriko zakubuza gutambuka, ntabwo intambara n'urugamba abamareki bakugabaho, ntabwo bishoboka, kubera ko Imana igufiteho umugambi wa Kanani. Iyo ni mission. Turagomba gushyigikira mission, turagomba kureba icyo dukora mu gihe cya none cyerekeranye n'imbaraga mbese tugendana muri uru rugendo. Imana ishimwe cyane. Niwemera rero kujyaho Imana igushaka, kandi wamara kuhagera ugakora icyo Imana igushakaho. Ahantu uri uyu munsi, igihugu urimo, hari icyo Imana igushakaho. Birashoboka ko wagiye, birashoboka ko uhari, hari icyo utekereza kikujyanayo kitumye uhari, ariko icyo Imana igushakaho cyihutirwa no kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we gisubizo kimwe rukumbi twahawe. Urwo ni urugamba rwo mu mwuka. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo urasabwa kubaho Imana igushaka kandi ukahakora icyo Imana igushakaho. Icya gatatu twenda kurangiza ngo nuko mugende mufite imbaraga zo gushinga ibendera. Imana ishimwe cyane. Paulo ndamukunda cyane. Ahantu yageraga ntabwo yahageraga ngo byibagirane, ahubwo yashingaga ibendera, agashaka abigishwa bo kugira ngo muri mukomeze. Ni ngombwa cyane rero ubundi urugamba n'igitero. Nono iyo ahantu hafashwe rero nono nuko ashinga ibendera ry'intsinzi ari rwo rumuri rwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ari ikibazo ari kuvuga ngo ndabishoboye cyangwa simbishoboye. Oya, ntabwo ikibazo ari uko ubishoboye cyangwa utabishoboye, ahubwo vuga uti Imana irabishoboye. Haleluya. Mu rugamba ntabwo ikibazo ngo ese ndanesha cyangwa sinesha. Mu rugamba nuko kumenya ngo Imana iranesha. Imana niyo ibikora kandi niyo inesha. Kubw'ibyo rero Imana ishimwe cyane ko izina ryawe riri ku rutonde, kandi nukuri kubera ko ugomba kwinjira i Kanani hari ibyo usabwa kwitondera. Icya mbere ni ukwirinda amagambo y'urucantege. Wirinda amagambo y'abantu. Amagambo y'abantu uyumve, ariko nujya kubika mu mutima uhakira ijambo ry'Imana. Iryo ni ibanga rya Samweli. Samweli yumvaga amagambo y'abantu, ariko we akabika ijambo ry'Imana mu mutima we, kuko igihe cya Samweli ngo icyo gihe ijambo ry'Imana ryari ingume, kandi byakorerwaga no mu rusengero, byari akaga kageretse ku kandi, ariko we akabika ijambo ry'Imana mu mutima we. Reka ngo ingero ebyiri z'ababitse ijambo ry'Imana mu mitima yabo harimo mama wa Isaka, umudamu wa Aburahamu yabitse ijambo ry'Imana mu mutima we, ndetse harimo na papa wa Yosefu. Ubwo Yosefu yarotaga inzozi abandi bakazica amazi, ariko ise akajya bitekerezaho. Na Mariya nyina wa Yesu nawe marayika yamubwiye yuko azabyara umwana akamwita Emmanuel, ari uzakiza abantu ibyaha byabo, muri Matayo igice cya mbere. Abibika mu mutima we. Ijambo ry'Imana turi mu rugendo, turi kurobanurwa ngo turwane urugamba, ujye ubika ijambo ry'Imana, isezerano mu mutima wawe, kandi Imana izaguha umugisha. Kuko amagambo y'abantu hari ubwo aba ari mu rucantege, hari ubwo aba yuzuye kutizera, hari ubwo ari amagambo akubwira ngo ntibishoboka, ariko mu Mana umenye ngo Imana irabishoboye, kandi Imana niyo irwana urugamba. Ijambo ry'Imana rero rizaguhesha imbaraga, kandi isezerano wishingikirijeho ntabwo rizazimira na gato, kuko Imana yacu ni Imana isoza amasezerano. Kubw'ibyo rero uzinjira i Kanani, kandi uzakora ivugabutumwa ry'isi yose. Mbese Imana izayobora intambwe zawe zose. Kubw'ibyo ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu Kristo, ndetse ngo mwese uko muri imbere y'Imana uyu munsi, mwese uko mwaje gusenga, Imana ibakoreshe kandi bahindure muri iki cyumweru. Mwinjire mu rutonde rw'abagiye kurwana urugamba, kandi Imana iguha umugisha, ndetse Imana ikugiriye neza. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu ushimuhimbazwa, wagwe icyubahiro. Mana yacu, Mana nzima, Mana nziza, uruhera kandi urakiranuka, wabanye n'ubwoko bwawe mu rugendo, ndetse igihe kiragera biba ngombwa yuko babarurwa kugira ngo umubare wabo ugaragare, kandi Mana natwe uratuzi, buri wese uramuzi. Kubw'ibyo ubwo tugiye kurwana urugamba ndetse rwo mu mwuka, cyane cyane kugira ngo ibyo ushaka bibashe kubaho aho turi no mu byo dukora, habwa icyubahiro Mwami Imana yacu. Ushimwe himbazwe kuko uri imbere yawe, kandi uzirikana ibyo tubwira n'ijambo ryawe, byanze bikunze uzabana nawe. Kubw'ibyo Mana udushoboze gushinga ibendera aho dutuma gukora umurimo wawe, uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.